igihe udatunze umuntu ukaba utamugaburira atarya iwanyu numva yuko ntago wavuga ngo umuntu araciriritse utanamuzi abantu bavuga abandi burya hano kuri YouTube bavuga abandi nabo usanga batanaziranye uretse abahanzi nta bandi bantu ukurikira wenda nk'abasineaste abakinnyi ba filime aba DJs n'abahanzi gusa babiri bonyine ukurikira mu ruganda rw'imyidagaduro cyane n'aba DJs nka Brianne n'umusitari aratwika ntago muzi n'umusitari kubiki mu DJ uzwi nyine uri guhitinga muri no minsi DJ Brianne kandi n'umukobwa mugenzi wawe ntago ngewe muzi ibintu ariko Fata ku mavuta uramuzi ntago muzi akora iki ntago muzi ni hatari turakorana n'umunyamakuru ariko numvishe yarabaye n'umuhanzi kugeza ntago muzi ko bigoye waranzi se ubwo nawe ntanzi kuko simuzi wowe umenyana n'umuntu muziranye gusa oya ntago ari uko tuziranye ariko ntago muzi super managers uramuzi nawe n'umwe mu bari gutwika hano hanze akora iki nk'iyo ngeso waretse nyuma yo kuba umusilamu ingeso yo kunywa inzoga wanze kuyita ibusinda ntago navuga ngo ubuzima bwanjye bwaranze buri wese aba afite nta n'umuntu navuga ngo wabihamya ngo yaraje aravuga ngo ubuzima bwaranze kuko ntawe n'iki Iwabo nta muntu sorry kuvuga gutya nta muntu ntunze sinzi ukuntu ushobora kuvuga ngo runaka ubuzima bwaranze utanabizi ko bwanze nta niyo Kongo ntayo nabayemo so abantu baravuga nakubwiye abantu baravuga kandi ntago nita ku magambo y'abantu Alright, reka twizere ko mumeze neza cyane aho muri amahoro. Nizere neza ko dukurikiye mumeze neza, utameze neza yihangane, niko ubuzima bumera. Ups and downs zihoraho. Niko ubuzima buba bumeze, ni curve, birazamuka bikamanuka, bikazamuka bikamanuka, ariko twizera ko anytime buriya iyo byazamutse biba byiza kurushaho. So aka kanya nkuko mubibona abakunzi ba Jalas official by'umwihariko ndabasuhuje. Murabona ko ndi kumwe n'umukobwa mwiza. Ni mwiza, ni kizuba, ni ikizungerezi, ni igisupusupu mu mvugo y'ubu. Yose ni imitoma iterwa abakobwa. Strawberry. Yego. Strawberry kabisa muri mwishusho nshyashya rwose. Bundi mu cameraman wanjye yabaga ari gukamera aravuga nti kibero ntikigucike. Ndabona wikwije amakuru mbere na mbere. Amakuru ni meza ndaho. Yego. Haciyemo igihe tudaherukana corona navuga ko ni imyaka 2 maze mu Rwanda ni nayo myaka maze ntakubona. Sinzi niba wari haye lockdown yihariye cyangwa se wenda utaruhari wenda nk'umuntu ugiye kubibona bwa mbere ugiye kukumva ugiye kukubona bwa mbere. Strawberry wari umaze iminsi ubaye. Navuga yuko nari maze igihe ntari mu Rwanda. Yego nari narabaye ngiye kwitekerezaho ku giti cyanjye nkagira ibyo mpindura nkagira numvaga hari ibyo nshaka kureka nkagira n'ibyo mpindura ku buzima bwanjye. Yego. Aha uravuze uti maze igihe naragiye kwitekerezaho nkagira ibyo mpindura kandi koko ndi kubona hari ibyahindutse. Amafoto kuri IG nabonye yatakibaho ndavuga ya kera amwe namwe nyine nayo twari tuzi abantu benshi bari bakuzi nk'umukobwa wifotoza rwose amafoto ari naked picture amafoto ushobora kwambara ikariso isutiye ukifotoza ubu yambaye urikwije wambaye sharia muslimukazi ubu ni Hajati Strawberry cyangwa hari irindi zina wenda wamaze no guhabwa wenda unatubwire wenda kubijyanye n'izo mpinduka wenda niba ni dini koko ririmo nkuko ndi kubitekereza ko ndabona uburyo ugaragaramo ko hari icyahindutse mu bijyanye n'imibereho ya buri munsi wenda unagerageza ufate mikoro nka gutya nyifashe. Navuga impinduka nyine zo zirahari naragiye ariko ngenda ngiye kwitekerezaho ku giti cyanjye mva mu Rwanda ndavuga reka mbe ngiye nitekerezeho nabonaga ko hari ibyo ngomba guhindura ko hari ibigomba guhinduka nk'urugero navuga ku byahindutse ni nk'idini
yego kubera yuko mbere nasengaga mu barokore muri ADPR ariko ubu nyine nabaye mu Islam kuko ariyo dini nabonye y'ukuri yego buriya kiriya gihe wifotoza amafoto uri umurokore nari umurokore ntago navuga ngo nari umurokore ariko utarajyaga gusenga cyane nabonaga bafite ibintu ntashobora kumva niye myumvire yagukonvense muri Islam cyangwa se imyigishirize cyangwa se kuvuga uti kugera igihe uvuga ati idini y'ukuri nabonye ari Islam ni iki kintu cyagukonvense ukavuga uti ariko byibuza ahantu magiye byamfasha kugira ngo wenda n'umuntu wenda ashobora kuba atahinduka mu Islam 100% ariko akumva wenda ibyakugiriye akamaro mu kuba umu Islam. Bo icyambere navuga kuba umu Islam impamvu nashatse kuba umu Islam nuko icyambere ukurikije amafoto nifotozaga ntago ari amafoto muri Islam ni haramu ntago ku mukobwa nyine ntago ni haramu ni icyaha ko kwifotoza utikwije utambaye wikwije ni icyaha bo ikindi aba Islam muri Islam bagutoza kugira urukundo bagira urukundo ikindi imyifatire myiza kubana n'abandi ni byinshi cyane navuga ibyo bintu byose utondetse uburyo bw'imyambarire guhinduka urukundo imyitwarire ubibanire ibyo byose muri ADPR wari warabibuze muri ADPR rero ntago ngiye kubavuga nabi ariko bambabarire hari ibintu byinshi byabo ntumvaga neza nyine nkabona yuko tutajyana mu mujyi umwe ni nk'iye myumvire yakugoye cyane ukavuga uti sha ndayamanitse noneho ntimuzongera kumbona hari ukuntu umuntu avuga ati ndasezeye kuri church rwose sinzagaruka niye myumvire yakugoraga muri bya byose ushobora kuba ari we yagoye ariko nta kitwaye ariko ukavuga uti ngiye nka strawberry ibi bintu rwose byari byaranze kuko hari n'umuntu wundi umwe ADPR ushobora kuvuga ati ko sura muntu ko yadutereranye kandi natwe nta urumva ibyo byose ari utuntu wowe uvuga uti utuntu twarangoraga kabisa ndavuga ni ambendekeye bo nago ngiye kubimentioninga ngo mvuge ngo ni ibingibi byo muri ADPR byangoye ariko nago ari idini numvaga yuko nagumamo kandi buri wese afite uburenganzira bwo kujya aho ashaka yumva hamubereye ni sawa cyane ari muri ADPR bura ka makeup uko burakemera bo mbona ka makeup kakubera cyane muri ADPR simbizi i Kigali muri ADPR hari bemera makeup ariko mu cyaro ntago bemera makeup hari ibintu byinshi ntago nabi hari haciyemo igihe kinini cyane utagaragara muri show business cyangwa se mu itangazamakuru rya hano mu Rwanda mu buryo bumwe cyangwa ubundi aka kanya wenda kugira ngo tuze no kujya ku bindi bintu nabonye wagarutse ariko uravuga uti ndi mu ishusho nshya narahindutse ndashaka gukora ngiye tuganira nyuma ya mikoro wambwira uti ngiye gutangiza business naratangiye ndi gukora wenda nk'umunyarwanda ushaka kumenya ayo makuru we byo bihagaze biti bijyanye n'icyakugaruye ukemera no kugaruka muri media nabonaga na interview kuzikora bigoye mu minsi yashize bimeze bite ikintu navuga ku bijyanye no nakubwiye ko nari naragiye kandi naragiye kwitekerezaho kandi nk'uko mubizi imbere ntago yego navuga ngo naratwikaga ariko ntago navuga ngo nari mfite business rero ubu ngubu mfite urumva mbere nta kintu nagiraga cyo gukora navuga cyari kizwi ariko ubu ngubu nagarutse ndi umu business woman cyangwa business lady nkaba ubu ngubu nyine naraje nsigaye curuza imisatsi y'abadamu ariyo bita ama wigs mu cyongereza cyangwa ama plante nago nzi n'ama plante hari mu hano niko bayita ariko ama perike ariko perike za zindi zigezweho nyine z'abakobwa zigezweho ufite adresse ucyari gukora online uri kubikora gute wenda sa nk'utangaho detail ibyo byose buriya rega abafana n'abakiriya
yego imisatsi irahari deja natangiye no kuyicuruza online ariko ubu ngubu ngiye no gufungura muri shike hariya mu mujyi hanyuma ndi no kureba ukuntu abantu bakoresha nka vuba vuba bashobora kujya kuri vuba vuba iriya application ya hano mu Rwanda bakaba bagiyeho bakabonaho imisatsi yanjye yego mbere yuko wenda usa nk'ufasha agapoze mu itangazamakuru zari trend nyinshi cyane byavugwaga byari byinshi cyane bigeraho wenda biranasibangana kubera ko wenda wacecetse muri icyo gihe kingana gutyo ariko ntibivuga ko nyine bitabaye byarabaye ndibuka mu minsi yashize beef yawe na Gaga iri hejuru cyane n'abandi bagiye batandukanye wenda niwe ntanzeho urugero ubu ngubu bimeze bite you back in the game uriteguye abantu niba kwataka uriteguye uzajya ubadisinga wambaye na mbere habaga hahiye cyangwa uzajya ubihorera ikintu nabivugaho nta muntu mfitanye beef nawe n'uwo twaba twifitanye ubwo ni ku giti cye abyigumanire ngewe ku mutima wanjye nta muntu mfitanye nawe beef rero ikindi navuga nakubwiye ko ubu ngarutse ndi umu business woman cyangwa umushabitsi mu kinyarwanda so ntago mfite uwo mwanya wo kujya ngo umuntu yamvuze ngo ngiye kumusubiza ngo umuntu yamvuze nabi kuri YouTube ntago uwo mwanya ntiwufite rwose yego impamvu mbikomojeho urumva n'umuri birahura na business winjiyemo arabateraga comment nyine mu rwego rw'amabifu buri abantu bavuga byinshi kumva umwe aravuze ati uri yaraciriritse nta cyakora ni slay aho gusa none ubu ngubu uje muri business ni icyo wabwira abantu bavugaga ko uciriritse icyo gihe bavuga ko slay iciriritse abo ntago mbazi babivuze ko nciriritse kandi nta nubwo numva yuko hari umuntu wavuga ngo avuge ku wundi ngo araciriritse igihe udatunze umuntu ukaba utamugaburira atarya iwanyu numva yuko ntago wavuga ngo umuntu araciriritse utanamuzi abantu bavuga abandi burya hano kuri YouTube bavuga abandi nabo usanga batanaziranye ntakuzi ntazi iwawe akubona gutyo gusa kuri YouTube so nta kintu nababwira so ubwo ngubwo umuntu uzongera kwataka strawberry yitegure ko azajya bameze nk'uri kwibwira tu azajya bari kwibwira kuko nta mwanya mfite wo gusubiza abantu umuntu uzashaka kuvuga azavuge muhaye uburenganzira bwe nari nagize akabazo k'amatsiko wenda ntabwo wagasubijeho hari izina riri special rya Islam wafashe because iyo umuntu wahinduye idini cyane cyane by'umwihariko muri Islam kenshi baguha izina bisa nk'irihura n'ubundi n'imyemerere hari izina ubu ngubu ufite riri kuri strawberry tujye tunariguhamagara rega kugira ngo dukomeze tubyishyiramo ko wahindutse izina rishya ndarifite iyo ni irihe Khadija ego buryo uri Khadija ego umwanya wose tumaranye ntabwo nari nzi kuri Khadija ariko ubwo ndabimenye mu byabaye rero byinshi cyane nyuma y'uko ugiye harimo ibigenda bivugwa n'ubundi bikomeza bihitinga mu minsi ishize nabonye uri gukora ikiganiro kuri Big Town mbona hari abantu bamwe bagiye kubaza uvuti Simbazi ariko ubwo wenda nanjye ndagira amatsiko wenda bamwe na bamwe nkubaze ariko wenda wowe ufite abantu wakurikiranaga utitaye ku byo wavugiye kuri radio wenda wakongera ukatubwiraho gato ku bantu bawe ba hafi wavuze uti nubwo ntari impare babona arabarebaga nibyo bakoraga arabirebaga monde yawe twumve isi ubamo kugeza ubu ngubu aho wari uri ko byari bimeze sinzi niba utatumaraho amatsiko wenda habahe bantu aba star tu ibyamamare tuvuga bazwi ibihe byamamare nta iyo umuntu nkurikira nkunda iyo ngiye kureba no kuri social media navuga ni Bulldog indirimbo ze Bulldog niwe muntu ukunda mu bastar witwa ntago mwibuka yitwa gute se umuhanzi cyane umucineaste
oya ni umuhanzi aririmba nk'iyi ndirimbo afite indirimbo nshya yitwa uri mwiza tuza yitwa Mike Kayihura sorry abantu benshi bahita uri mwiza niyo mpamvu mise nkimenya ubwo nawe wenda kuri story ya IG ujye yifashisha se ukagashyiramo yego ndayumva ndabakurikira ndabumva wabashije kumva chemotherapy ya Bulldog ni album nshyashya afite hanze narayumvishe ko ayifite ariko ntago nakwibuka ngo hari izihe ndirimbo ariko narayumvishe nakenshamo gutya kwika ni benshi cyane sinzi impamvu umbwiye abo gusa ariko nagira amatsiko ubwo uravuze uti Bulldog Mike Kayihura which is good ariko hari n'abandi bantu bari gutwika ku mbuga mu biganiro bigiye bitandukanye mu makuru nta makuru ubona ibintu biri gucicikana hanze cyangwa ubigendera kure ubirebera kure nka abati ngiye strawberry bamwisi yanyu bo nakubwiye ko abo bantu ntago abo bantu nibo nkunda kureba abo bantu babiri indirimbo zabo nta bandi bantu nakubwira nkunda mu Rwanda njya nkurikirana ari amafoto wari warifotoje se wenda kugira ngo nze kugarukana none inyuma kuri icyo ubu yagiye warayasibye burundu uyafite muri phone ari muri archive ya Instagram wabigenje ute bo navuga ko nayasibye kuko nakubwiye ko niba narabaye mu Islam ngahindura idini nagombaga no guhindura ibintu byinshi harimo no gusiba amafoto yanjye abantu bazi ko nabaga nambaye ubusa ariko babyitaga bavugaga ko ari ubusa ariko kuri njye icyo gihe sinabonaga ko ari ubusa ariko niko babyitaga ariko nawe waje kubona ari ubusa nyuma urayasiba naje kubona kubera imyemerere mfite n'idini ndimo mbona ko bidahuye so ndayasiba nyakuraho yego yego muri no minsi uvuze kuri album ya Bulldog chemotherapy hari undi mugabo witwa Fata ku mavuta no ufite album nubwo itarasohoka ngo nagira n'amatsiko yo kwibaza wenda igizasohokera wenda zabitubwira kuko yari yavuze ku itariki 30 z'ukwa 9 ariko ari kuyigurisha miliyoni album ye ndetse n'inkuru ziri kuvugwa cyane hari nta kintu biziho nagufata rojize nta hantu wigeze uyibona ntago mbizi ntago ibyo mbizi nakubwiye ko ntakunda gukurikira ibintu ariko Fata ku mavuta uramuzi ntago muzi akora iki ntago muzi ni hatari turakorana n'umunyamakuru ariko numvishe yarabaye n'umuhanzi kugeza ntago muzi ko bigoye waranzi se ubwo nawe ntanzi kuko simuzi wowe umenyana n'umuntu muziranye gusa oya ntago ari uko tuziranye ariko ntago muzi super managers uramuzi nawe ni umwe mu bari gutwika hano hanze akora iki ni umuhanzi aririmba indirimbo yitwa niba ari yahuru n'umuhanzi oya nakubwiye abahanzi nkurikira nagabo mbazi abo bandi ndi kuvuga ntago mbazi oya ntago mbazi muri uru ruganda rwacu rw'imyidagaduro uretse abahanzi nta bandi bantu ukurikira wenda nk'abasineaste abakinnyi ba filime aba DJs n'abahanzi gusa abo babiri bonyine ukurikira mu ruganda rw'imyidagaduro cyane n'aba DJs nka Brianne ni umusitari ntago muzi ni umusitari kubiki ni umu DJ uzwi nyine uri guhitinga muri no minsi DJ Brianne kandi n'umukobwa mugenzi wawe ntago ngewe muzi vraiment nakubwiye ko ntago uwo nzi nakubwira ndamuzi ubwo ntazi ntago muzi ubwo nuvuga ngo muri no ruganda uzima abantu babiri nta bandi okay wasanga hari n'abandi nzi ariko wenda utabambwiye ubu ntabwo uzi ko Melody yasinyiye miliyari kimenya n'abantu bafite amafaranga dore nibo bazaba bakiri bo ntago mbizi ibyo nakubwiye ko nge ntago ibyo nzi ndakubwira ndabizi ibyo ntazi ntago mbizi hari umugabo wakunda kuvuga ku mbuga nkoranyambaga witwa Dekati uramuzi se we Dekati ndanamufollowing ni sawa ntigeze ngo bigeze no ku kigero cy'uko n'uriya mugabo utamuzi nawe cyangwa utazi ko aba ku mbuga nkoranyambaga ndumva mu bantu bane following nawe arimo ubu kugeza ufollowing abantu bane abo ni bande ni abantu nyine mba numva ko ngomba gufollowing Dekati hari n'undi mushuti wanjye umwe ntago nibuka abandi n'abantu bane
bibaye ngombwa ko ukora unfollow kuri abo bantu ugasigamo umwe nuwe wasigaza none nasigaza muri abo bane batatu ugakora unfollow hasigara nde nyine usigaye wenyine ufollowing Dekati wenyine abandi byo birashoboka kubera ko niwe mu blogger dufite mu Rwanda kandi urumva mu blogger abashyiraho ibintu byinshi kandi bitandukanye so uba ugomba kumenya ibipfa n'ibikira mu gihugu sinzi ko nabivuga nyine bigezweho mbese bijya mbere hari abantu njya mbona abasitari bamfollowingisha utundi ducount bakareba ibyo ndi kuvuga ariko batanakora like ku ifoto yanjye cyangwa ngo bagire icyo bavuga ariko wowe uravuze turanabyigira uti ngiye followinga Dekati ntibyoroshye arabo bati wowe followinga Dekati tubwo muranavugana bivuga iki kumufollowinga ntacyo bitwaye kuvugana ntacyo bitwaye n'umuntu nk'abandi ahubwo n'umublogger nyine niyo mpamvu nge nakubwiye ko mufollowinga ubwo nari mvuga ntibara abantu baza nyine bagakoresha utundi konte ku ruhande wenda uvuze ntabwo uri kugira ngo bibeke Dekati gusa ariko hari ibintu bijya bibaho nyine umuntu ntakwire ko ari we wenda hari n'abashobora kuba baragufollowinze kiragiye bakavuga ati umuntu uzabona followinga strawberry agakoresha kandi account kugira ajye arebaho ubivugaho iki ubundi kuki umuntu ashobora guhisha ubuzima guhisha amarangamutima ye ku kintu ubona ari ngombwa biterwa n'impamvu kuba umuntu yareka kugaragaza amarangamutima ye ku muntu wenda amukunda ariko akumva ko uwo muntu atamubona ko amufollowinga njye numva ko ari uburenganzira bwa buri wese ubwo wowe amahitamo yawe ni ukwigaragaza ntacyo bigutwaye njye nigaragaza ko ngomba kwigaragaza uwo ntigaragaje ahubwo nta nubwo mba nzamwigaragaza hanyuma winjiye muri business navuga ko ni business n'ubundi isanzwe ikorwa n'abadamu benshi cyane ntabwo ari benshi cyane ntibaba benshi cyane wenda ngo mvuge ngo ugiye gukompeta cyane ariko ni business tuzi ko nyine yisangamo ab'igitsina gore mu babikora apari wenda yabo tuba tuzi wenda babimenyekanyemo harimo n'abasitari nabonye nka Asina ari kuyipostinga avuga ati nanjye mungurire perike n'iki witeguye iryo soko kuri maintaininga gute uzatwika ute kugira ngo uri hejuru y'abandi navuga yuko njye nta muntu mpangana nawe nta muntu nanahangana nawe ahubwo buri wese biterwa na karite z'ikintu uba ufite iyo ufite ibintu abantu bakunze buri wese yisangamo baragura ntago rero navuga ngo hari umuntu nje guhangana nawe cyangwa hari umuntu nzahangana nawe njye nkora ibyanjye ntarebye ngo hari runaka cyangwa hari kanaka kuko n'ubundi yagiye kugarukaho cyane mu nkuru zawe zigiye zitandukanye kandi ntekereza ko wamugana ari bo bakiriya ni nkuko nagiye mbivuga Shadibu waje kumumenya se nyuma ya cyagihe utari umuzi ndumva ibyo ngibyo utagiye ntago nakubwiye yuko abantu ntakurikira ntabwo ngomba kumenya ubuzima bwabo ntacyo byamarira nkuko nabo kumenya ntacyo byamarira so niba narakubwiye ko ntamuzi ubwo ntago muzi ese kutamenya abantu benshi iri soko uzahangana naryo ute ikintu navuga none se kubamenya ubundi byagenda gute nese uwo muntu ni abanyarwanda ntago uwo muntu umwe nkubwiye ngo ntago muzi ntago ari abanyarwanda bose so kumumenya rero no kutamumenya ntago nzi important yabirimo nta kinini nta gipfa nta cyapfa hanyuma Strawberry ko kuva waba umusilamu ari nk'ibiki wumva hari ukuntu umuntu wumva atekanye donc muri we ni ibiki bintu wagizemo amahoro muri wowe ukavuga uti amahoro none ndumva ntikanye meze neza ndi à l'aise uku ngewe meze kuko nahinduye idini mba numva ntekanye yego
banumva ameze ubonye nk'ikiraka cyo kwamamaza inzoga ntago wagikora? oya ntago nkinywa inzoga mbere narazinywaga ariko ubu ntago nzinywa. Wazamamaza wenda hari ukuzinywaho kwamamaza gusa? Icyo ntacyo nabivugaho aka kanya ariko kuzinywa ntago ubu kugeza ubu ndi kuzinywa. Nazo ziri mu byo waretse? niko nabivuga. Kuba bitoroshye se ko umuntu avuga ati ndetse agasitama atari uko amugaraguye cyangwa kitari ikintu kiba kitarakugize ntago nzi ko nabivuga. Ikintu kitaba kitarakugize imbata biba byoroshye kukireka. Ngewe rero mu buzima bwanjye nta kintu kingira imbata. So nukuvuga no mu guhinduka kwawe nta kintu cyakugoye mbese icyo kintu kugihindukaho bigatinda? Of course hari byangoye. Nka mbere hari igihe nasohokaga ahantu nambaye uko nshaka ngafata utuvideo nkavuga reka ngapostinge ariko urumva ntago ariko byangoye. Nge nta kintu kijya kingira imbata ku buryo navuga ngo iki kintu kukireka ntago nakireka. Nk'iyo ngeso waretse nyuma yo kuba umusilamu? Ingeso yo kunywa inzoga wanze kuyita ubusinzi? navuga ko ari ntago nyinywa ntago. So abanyarwanda rero badukurikiye bakunda strawberry tugiye gufutangiza muri chic umuntu ashobora kuvuga ati yari ati wenda ashobora kuba ari kubivuga wenda biteganya nko mu mezi 3 ari imbere birashoboka. Bipanze gute nyine twinjire muri business kugira ngo Okay, ikintu navuga muri uku kwezi turimo kurarangira byose byarangiye. Yego hano muri shike niho turajya dukorera, niho ngewe ndajya nkorera. Ariko no kuma application ku bantu bakoresha nka vuba ndacyabirimo ngo ndebe na koko naho niba bizakunda. Na catches abantu bakoresha catches bagura ibintu kuri ziriya mbuga nabo bazasangaho imisatsi yanjye. Umusatsi rero ukaba ufite n'ubu ngubu natangiye kugurisha. So ariko umusatsi biterwa n'umuntu uwashaka. Navuga ngo imisatsi yose rero irahari. Wa menshi urukurangaye wa make wenda ugereranyije mu buryo bw'iyo range. Ubutu wa make ni nkaya, wa menshi naye kugira ngo umuntu yumve ko ari muri wa make kugeza ubu mfite no 1,100. Wa menshi mfite no 300. Yego ariko imisatsi yawe kimeze nka rubumura. Oya abakobwa bakoresha ama wigs cyangwa wavuze ngo bayita ama perike barayizi. So hari umusatsi ugura ariko nyine biterwa kuri yo ushobora kubona ko uhenze ariko ndakabona ko udahenze. Bitewe nuko wiyizi n'imisatsi ukoresha. Nyine imisatsi nayo imeze nk'amavuta. Umwe isiga gikotori undi akisiga y'amazi. Rero biba bitandukanye ibiciro. N'imisatsi rero nayo ni kwimeze. So kugeza ubu rero umusatsi wa make naba mfite navuga no 1,100. Ariko nshaka no kuzareba niba nazana nk'iya wenda nka 70. Wenda wa make ukazaba nka 70. Yego. Ndi gusoza. Mu itangazamakuru havuzwe byinshi. Niye nkuru bo wumva itagaruka mu buzima bwawe nyuma y'uko uhindutse? Inkuru z'ukuntu nifotozaga nambaye ubusa mba numva zitagaruka mu matwi yanjye cyangwa nta munyamakuru wakongera kuzimbaza. Kubera yuko nahindutse kandi nk'abandi narabaye undi muntu wundi utandukanye n'uwo nari ndi imbere. Niyihe nkuru yo kwino wenda ko bikeneye kuzamo impinduka? Ibintu navuga abantu baramvuze bihagije. Abamvugaga nabi, abamvugaga neza, buri wese yamvuga uko ashatse. Nta kintu navuga cyantunguye ku bantu bamvuze. Buri wese uko yumvaga yavuga yarabimvuze. So ntago navuga ngo hari cyangezeho nk'abashoke ntacyo. Wari ufite umutima ukomeye wo kwakira inkuru? Ngewe ariko no mu buzima busanzwe buri muntu wese nakuze nsanga amagambo ariho abantu baravuga bazanakomeza bavuge. So naga amagambo ajya ncira ishati ngewe.
Okay. Yeah. Kumva kuko wari wabuze nyine wenda nanjye simbe communique 100% kuri wowe. Bamwe bakambwira ati strawberry yaragiye byaranze igiye gushaka ubundi buzima yibera Kongo aho hose ndi kuvuga wabayeyo ibyo buzima ibyo bintu wabinyuzemo ibintu wenda bigeraho biranga nyuma bicamo wenda ntawe bitabaho byabayeho njyewe ngo ubuzima bwaranze ngo uragenda ngo ujya Kongo ngo gushakayo ubuzima niyo mpamvu utakigaragara nuko kuntu nabyumvaga nyine urumva ntabwo nigeze mbikubaza ariko mbikubajije ubu ngiye nta gihe okay ntago navuga ngo ubuzima bwanjye bwaranze buri wese aba afite nta n'umuntu navuga ngo wabihamya ngo yaraje aravuga ngo ubuzima bwaranze kuko ntawe niki wabo nta muntu sorry kuvuga gutya nta muntu ntunze sinzi ukuntu ushobora kuvuga ngo runaka ubuzima bwaranze utanabizi ko bwanze nta niyo Kongo ntayo nabayemo so abantu baravuga nakubwiye abantu baravuga kandi ntago nita ku magambo y'abantu Yibuza se we hari abantu bagiye bakwandikira bakakubaza ati se ko turi kumva ibi nibyo wenda udahari uri muri icyo gihe cyo kwitekerezaho bonge naragiye nkigera ubundi mu ndege nahinduye simukadi ariko simukadi nakoreshaga hano mu Rwanda iratakara rero ngiye ndayibura urumva ntago Instagram yanjye ntago nakomeje kuyikoresha no kuri WhatsApp ntago rero nabirebaga ngo ndewe ngo runaka yanyandikiye gusa naraje nyifunguye nsanga ama message menshi cyane ariko nta muntu natanze ari kumbaza ibintu nk'ibyo ngibyo biri negative okay Okay. Kibazo hanyuma ngira ngo ni ibyo ngibyo twaba tuganira akanya wenda hanini kwa uburyo bwo kugira ngo abanyarwanda babone ko strawberry hari yahindutse ari muri business zindi ubwo ngubwo wenda sinzi niba hari ubundi buryo bworoshye Instagram yo wenda uretse kuba bagukurikira bakakwandikira umuntu wenda ushaka kuguteza imbere hari ubundi buryo bworoshye cyane bwatuma akubona wenda wabivuga tugasoza navuga nka Instagram yanjye nkoresha niyo ngikoresha nakoreshaga ni Rwandan strawberry yego numva rero ku bantu baba bashaka wenda nk'iyo misatsi cyangwa bashaka ko umuntu abarangira aho bayikura basanga kuri Instagram yanjye yego DM urasubiza neza nta kuryana sini nta sini ita oya ndasubiza ariko nsubiza message mbona yuko ifite akamaro izo mbonye ntagomba gusubiza ntago nzisubiza okay Strawberry ndagushimiye ni by'igiciro wari ubuzeho iyo nizere ko noneho uhari murakoze cyane akoze kuntumira yego mwakoze